Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professioneri ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko aho uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Avoka nyine nkubonye ndi hariya kuri butike nirukanka nza kukureba. Mama rwe bite? Ni byiza. Umushize waje mu rugo ntahari. Barambwira ngo waje. Nako narabyumvishije babivuga. Mbonye umpagaritse akabasuriya mu muzihera. Ndakwibuka. Numvaga nkumbuye nshaka gusuhuza. Sukora kwa birasa. Ariko ntabwo ndi umukozi da. Uri umuvandimwe. Oya barancumbikiye. Okay, nta kibazo. Umeze uteze? Ntameze neza da. Sinari nguherutse icyo kora ahantu bimukiye nahaje rimwe. Icyo gihe nyine ntahari. Ntabwo nari impari. Gusa barabimbwiye. Numva ngo waje nyine gusaba ngo imbabazi. Ariko niba baraziguhaye ibyo ngibyo ntabwo bigeze babimbwira. Ese baraziguhaye nyine imbabazi. Cyabirasa nyine n'ubundi yarazikwimye. Mama kwe none se nibyo umuhagarikirije koko? Ese hari ikibazo no kugusuhuza no kukubaza ibyo bintu hari icyo bitwaye da? Nta icyo bitwaye. Kuri gushaka kumenya impamvu ko bampaye imbabazi ni kubera iki? Ariko Savoka kubimenya kuvuga imbabazi hari icyo bitwaye koko? Barambwiye ariko ngo wajurira takamba ngukubita amavi hasi. Se mama rwe ko umuhagarikije nihuta hari umukiriya dufitanye gahunda rwose shaka kugira ngo tuvugane kubyakazi. Wambabariye? Ntacyo ngiye nagira ngo nkufashe gusaba imbabazi simbizi niba baraziguhaye. Mama rwe wasabira imbabazi. Oya niba wasabira imbabazi. Mama rwe. Oya shawe bigira burage. Imbabazi se gusa ahubwo. Ngiye birasa nawe umwari rwose na abantu basigaye banyumva ikintu cyose mbabwiye baracyumva nyine. Nagira ngo nkufashe utazagaruka kwa birasa nyine urira. Umva buretse gato. Mvuge ngo ni umugisha, mvuge ngo ni Imana inkoreyemo kugira ngo nyiri inzira duhure. Ese ubundi uvuye? Nari mvuye hara kuri butike da. Ariko disigira urukundo. None se reka nkubwire. Mama rwe reka nkubwire. Mbabarira bizo kuri niba wansabira imbabazi. Cyo kora birasa we arasa nkaho namwumvishijeho gake. Urabizi yizera rya birasa giye nkora mbimubwira nawe. Urumva? Ndabizi nakoze amakosa rwose. Urumva nakoze amakosa nayo mpamvu nisubira nkavuga ati ariko se umuntu nabonye nyizera wangiriye icyizere bingana gutya kuki natakaza kariyeri yanjye hejuru ya Domina. Umva nibirebire sibyo ariko mbabara ubwiza ukuri. Umuntu ushaka wa mbere kunsabira imbabazi umwari. Umwari. Umbabara usabira imbabazi umwari. Ariko si buriya wabishobora. Ariko Avoka uzi ko ngerega rumaze kurumenyera. Ko nta kintu njya mbabwira no kuri ngo bareke kucyumva. Shimwa umva n'uyu mukiriya n'abaretse umva rero ukuntu bimeze. Ngenda shaka ko urumva mama rwe usubu nkubwire ngo iki n'ukuri narakosheje. Oya rero umutima byose nyine umbwire kugira ngo nanjye mbone nyine ahantu mpera mbwira birasa nawe umwana. None se nduhura umutima ko nabwiye birasa ibibazo nahuye nabyo rwose reka nkubwire noneho basi urumva. Ariko ntunyumvira ubusa. Njye sinjya nkunda abantu banyumvira ubusa. Ariko se unakumvira ubusa koko? Bwaba ari ubwa mbere se bibaye. Iyi si yaraduhinduye abantu bose basigaye bari banyamwigendaho.
ntacyo nyine mbwira ngo domina ariko reka nkubwire ntawiyima umwima ahari sibyo ubundi ikintu cyanzanye kubwira birasa ariko hari amandazi bagiye kuyarangura ari umuti rero basuzugura abantu ariko nta mafaranga dufite fata neza nimero zidasiba amata kandi cyo nsanze zasibamye ese kutisiza kuko undi wakushutse ntabwo nyanisiga ukajya wisiga dore gusa n'ubundi na rukushu nisiza rwose ntabwo izi nimero za twa tuzibonye se wari ubumenyi yewe wowe upima basi gupimisha inzoga wo muri botiki rwose waduhaye ibyo uvuga neza ntabwo na yacu na yacu waduhaye ikintu bisa tumva koko utabuse n'uwawe duhereze iyo iji vuga neza mutungo gutoki vuga neza duhereze iyo ji ibyo rero bireke ushaka kumukubita se duhereze ji n'amandazi abiri umva tugomba gusevinga uzane ya yindi y'umutuku isa fiya nimba na fiya gusevinga bivuga ngo ntacyo bitwaye iyo nisigara tuba tugize inomero zari gufata he uba wisize n'ibintu ku munwa umukobwa agomba kwisiga igikotori ku munwa kugira ngo iminwa ituma nanjye ntume gutyo nkawe ariko uziko muri mukobwa yisize igikotori byuza n'inzara itagaragara ariko wowe ntabwo uri kumva tugutumye amandazi abiri tugutumye n'iyo ji ariko ntabwo uri kubizana yagendeye itagaza ye akabantu bose ushaka ko mwumva nabi wabona gose tuguye koko uyu nguriwe boss nije koranye ni boss wahe kandi yose uriya fanga ugeze asaba fata mirisatu ye nje ryo nanje mirisatu ye da wari mirisatu ye kandi waririyeho abantu ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka yanga ako desi umuntu mwiza Enfin, ça va. Kumeze gutyo se. Bigizwe n'ikisho. Maka kugeze gute se? Nusi kuzwa n'iki? nta kibazo Akubutara agacucu. Nk'umuntu waza agasanga uri kurira, uri uko umugabo agiye kujya hanze, yabona utekereje muri ikigoryi. Ntacyo. Farage ushaka kubwira. Ugomba kuri ku mwana wanjye akajya kwishakira imibereho. Uri kumva neza? Iki ntagomba kumubangamira. Agukunda ntabwo bisobanuye ko ugomba kumubuza uburenganzira bw'akazi. Hanyuma uwo muti wawe uzawushyira byita muri ngajya gushaka amafaranga. Ariko baratumba baronda kubwira nabi. Umwanga. Turi muri saa. Reka mbakajya gushaka akazi, ajya gushaka amafaranga, azaze mukora urugo. Sibyo? Sibyo sho. ntabwo ndi kubyumva ukuntu nshobora kubaho nari kumwe n'amaka Stop. Utabona ntabwo wari uriho. Erega nakoze kugira ngo numve ibintu uvuga. Ibi byose ni umupango wanjye. Wari uzaje ngo uteze cy'umutwe. Gera no umutwe amaguru. Agiye kugenda usigare hano. Nzagukanda. Kandi byose nkubwiye niyo kuvuga ikintu cy'ubwira. Kuna namukagize akantu gato makamenye. Jewe kandi nzakwinengira. Njo nuko. Nimbona njorogo yanze nzakaraga uburozi. Je nzakuyarasira. Cyangwa se cy'amacupa. Naguhuyamo. Mu ndabye n'abiturakweka. Wowe uri ukuntu wazamutse harabanyishongoyeho. Utumwe wanjye kubita.
baratugusekera ukagira ngo urukundo. Mu by'ukuri ndabizi neza ko nakosheje. Urabyumva? Kubona umuntu akwizera akaguhereza akazi kugira ngo ugakore neza narangiza akajya kugambana. Hejuru y'indamu. Gusa naje gusanga nta kintu bivuze. Mu magambo make rero njyewe birasubira bizi urumva ko mwaganiriye sibyo yarambwiye yampaye akazi arangije ndagakurikirana pe nari nakageze kure rwose buriya nta kintu na kimwe urumva neza nta kintu na kimwe navuga ngo ntegeze nkora ahubwo nagize umupolisi ninjije mu kazi urumva ntago wo mukubwira nagize umupolisi ninjije mu kazi ngo nshaka kugira ngo nereke Domina ko mfite ingabo zinkingira urumva cyangwa umuntu ndi hafi uwo mupolisi niwe washatse kunzanamo ibintu byo kurya ruswa n'ubundi uwo mupolisi nyine mwari musanzwe muziranye yego nasa niyo dero ya mbere ubwo mwari mukoranye koko avoka cyari izindi nyine n'ubundi seko numva mbaza nkamaneko kandi ndabigenzana nganyumvirana umva turi kuganira umva turi kuganira jewe icyo shaka no kubohoka mu mutima wanjye urabyumva neza ariko wikwinjira in deep umbaza buri kimwe cyose sawa rero we umva uko bimeze hari umupolisi sinshaka kumukubwira izina ariko tubiziranyeho na Birasa sibyo aranamuzi cyane ariko buriya wowe ntago muzi reka ndamuzi nanjye hari igihe yansanze mu rugo ndamuzi uramuzi nase bwa mbere muza mu rugo koko simwahansanze sinanjye abahaye icyo umutekano we rero ntago muvuga izina sibyo ariko uwo mupolisi muvande ni bya bindi byo kuvuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara cyane siko bimeze yaraje aranyicaza atariko wowe nk'ubwo urabona uzakira ute urumva waretse tukarya bari abantu ko ari babiri urumva aranyumvisha ndangije ndavuga ati gute rero ampa plan numva ni ibintu simple ndagenda Birasa cyo kora Birasa urebye ntabwo namugambaniye ahubwo nagira ngo nirire Domina suko ntari nyobeye ko ari mu makosa ariko na Birasa mwaramuriye umva se kuntu bimeze uri kumvuna noneho rero Birasa kumurya ntago giye Birasa uzamubase ntago negeze murya ahubwo icyo namukoreye hari flash urumva hari flash y'ibimenyetso mfite Domina nawe impamvu namufatishije kugira ngo ampereze iyo mitungo hari amafaranga twavuganye ngo hari n'umutungo ngo sinza ahuri yambwiye ko ashobora kumpereza inzu urumva namukinnye prank ivuga ngo ko mfite flash iyo flash rero niyo yamufungishije n'umukobwa we uri kubyumva neza noneho nese avoka kuko iyo flash ni wowe uyifite urakoze anaseka ari bya mukuru bamuvuze aruta Domina w'idayimoni ko Domina ngo baramuzi akoranye kwivuga ko nta Domina muzi baganye ngongera mu bagiye baragize mu kanwa kawe kandi avuze ngo uyu mugore ngo numugome ngo numurozi njye nabivuze bintu mukuguma subiza ibintu nyuma ni wowe wabivuze mukuguma ni wowe wabivuze fungura Nagaza yewe utazapfa yego ariko nawe rero umuteka mute kwisira cyara gukora amatibo ngaho kamongere aba rimwe nawe rero uteka ngamba mama shawe sikunywera inyota ndi kumwona inyota igatisha rero koko ugiye kurora rimwe rwose utatavuga ifatana numero zidasibama babita keya ntabwo uri kumajya ngo nawe babiguze turi igisambo rero koko tibo igitangaza kimwe cyaka urakinwe rero iyo umuntu ajoje ntabwo azuyaza matibo juzigama nijoro uranywa iki turarahe yabanze ukemura icyo kurya aho kurya ngo nakubwiye ko tugiye saa 10 turi ntituriye ntabwo ujya unyizera rwose ntabwo kwibaza urabona umukozi wa Domina nyabyo agura ikigoryi uramuntu nimaniye ku mupolisi urazibashye je namwiboneye ukuntu atabuka areba nabi ko yagize umuntu mwiza utazi gutekereza neza niko bamane ko bagenda uri ukuntu wowe washatse guta umwana wanjye nkubita monari nzakubera ikimungu nzakumunga hahandi ndebe bityo uzajya uhagarara ahantu
ukumva isi yagushiriyeho. Byumvikanye? Ndekera umwana yigendere azahura n'abandi beza. Ikindi mana nyagasani akibeshya akaramya ko yaje muri kino cyumba. Jyewe ubwanjye badusezera ku isi. Tenda bamara kurategura akana gatonyaga mu nyanja. Ibi nabyo bitariye nakora n'akandi gatenda. Fatago ndata ije myakukishishwe. Ongera ubivuge. Se kutabwo naguze kuvuga. Cyagiwe mpagaze hano hejuru umwana wanje uri kumbwira akanini namuhima se ko abashaka kuvuga. Kwiriza ndayagusura yasuriretse. Ruri kwisi. Okay, hari ibintu higeze gusubiza. Ngiye kugusubiza. Kuba nkijijwe ntabwo bisobanura yuko jewe tareye. Ntabwo wakizwe uri kwisi. Ikindi iryo joro umbwira nkorera nta muntu wagiye ngo agaruke azatubwira ibyawe. Numara kubakosa uzansubiza. Wari warira uzarira neza umunsi warize amaraso. Bivuze ngo rero ni maneko. Niko abapolisi bareba arakanura. Nabona ko agisha agaciko akajya Niko se yarebye. Agera bageze ngo. Oya agahubirize kahano. Kano gahubirize kavugucya ino yituyirebesha. Birakunani do nuko areba. Ndashaka domina. Oya ngo uyu ngo muramusa. Musebera akwiye koza amabi menshi uramu gare. Akora abacitse. Domina ni mayibobo. Mbobo gusa marine. Bari mbobo rwose. Ose turamukura hehe. Bagafata agakira w'umugabo. Ahubwo bagacenge bona baramuhohoteye. Nako nagwamo. Nacyo ni ikigome cyaki. Uri kujya kwica inyuko. Nyoko mama wawe. Nyoko wawe. Nawe ni nyoko. Aho kuri kumwihakana amato. Ngende kurya amandazi mama hari guruva ari mama wanje. Aho uzi kusetsa. Ekera aho ngaho n'indambibozi. None tugeze turamukura hehe kibazo. Dominasa. Twamubura ubuzima buraryoha pe. Akomatiro. Ni byiza. Ati unekereje. Tujye kwa Birasa. Tujye kwa Birasa. Birasa n'umukire ntacyo yakwima. Harya inyamanza. Ni mwiza. Harya inyamanza pe. Batunya. Ni nk'intare. Muzi twaba bagiye gusabiriza ushaka ikanoze ko ahari utabivuze mbere. Ubwenge buzubujije buhise. Kandi ko nakwiye ngo napfuye ndabura umusaraba ugiye ngo ndakubeshya. Ariko ubwenge buragarutse none. Tumubwire gukirira. Birasase. Tubwe ko bagiye bashaka domina. Ntabwo oya bamubwiza ukuri. Yagucumbikira se. Reka. Dushaka ibintu tumubeshya rwose. Tubati Birasa. Nimero we. Nakuze utacyasikenera. Tugiye kwa Birasa. Ndarazisibye rwose. Zisibe ntabwo wowe ukora mu polisi igihe ni twakiriye byarangiye. Tugenderera. None hasi. None tujye he? Basibwira ibibazo bisho no kudibya saa sita. Nusu ubwo mata indazimira iraguhagishe. Ni twakwishyuye? Twakwishyura? Twishyuye. Ubwo duha amafaranga aca tugarurira. Harimo se? Igihumbi n'icyinjire gabo Kigali. Yigura gahe? 600. 800 hasigara 200. Twabanye byo ndakora igihe nyine rero. Hewe, matiwe niyo mpamvu bibaga amafaranga menshi mami. Mbabari leta.
icyo nashaka kukubwira n'ibyo mama yari kukubwira byose ni pe. Ibyo ari kukubwira ko yadusabye imbabazi kandi nawe numviye ko nyine twamubabariye nta kibazo na kimwe gihari. Sibyo? Rero buriya mama ni umwana mwiza, ni umuntu usenga ukunda Imana. Yego wenda ntikaburamo kuko ari umuntu, ariko ku busanzwe ni umwana mwiza pe, kandi aradukunda anadushyigikiye twese. Rero bebe wihangayika ngo ukomeze kurira, ibintu biraza kugenda neza. Kandi ibi byose rega ni twebwe ari kubikorera n'ubundi. Njye nta nubwo nari nzi ko nzagenda, nagiye kumva numva baramugaye muri ofisi, ndagenda ndicara, bawangije iryo tangazo, bambwira amategeko n'amabwiriza n'iki byose, ndishima ngo ndavuga nti nawe bizagushimisha. Rero byose nyuma muri kubikora kandi nta kiba ari kubikorera ni twebwe. Sibyo? Wabyemeye? Wabyemeye ko ngenda? Sure. Oh. Thank you. Bebe ko utishimye? Ikibazo. Murabisa. Reba hano. Hey. Ni ikihe kibazo bebe? Ntabwo nzahinduka please. Ibyumweru 3 ntabwo byampindura bebe. Amezi 3 ntabwo yampindura nako. Nzakomeza ngukunde, nkwiteho, nzakugura utugifti, uduperfume twiza duhumura. Sibyo? Sibyo shema? Basi mbwira kandi kantu ushaka. Mbwira kandi kantu ushaka nzakuzanira. Mama rwe kakubwije niyemeje kukubwira ubundi nakubwiye ndakubonye urumva ndarutse ariko nukuri mbwiza ukuri kuri gira ikintu nkorera ngiye naciye bugufi icyo nshaka umwari ni wowe nabonye ukaze cyane sibyo kandi birasa namubwiye ko nampa amahirwe ya kabiri nzamugeza ku cyo cyose none wakazi nzagakora neza nashaka azampembe nyuma cyangwa bibe ikiru cy'amakosa namukoreye sibyo basi uzagenda umvugire gutyo noneho rero flash rero nabwiye birasa ko nyifite ariko sigiye uyifite ese yabifitwe nawe nayihaye Roche nawe ashobora kuba yari afite trike kugira ngo anjye cyangwa ajye kongera gukina na Domina nayo yarayimuhaye ikibabaje rero ntabwo kizi ni ukuntu nayimuhaye nkamaze hafi ibyumweru 2 cyangwa 3 telefone ye n'ubu ntiriho narebye kujya kumureba mu kazi sanga nanone naba ndi kumuraburiza ariko nzi neza ko nzamushaka mfite abantu ndi gushyiraho bamushakira nta kibazo ariko rero ni umupolisi ntabwo ari ngombwa nyine ngo umushyireho abantu nyine bamushaka ntabwo ari ngombwa ahubwo wowe wajya umusura iwabo kenshi ukamwaka iyo furashe ukazayiha birasa nibyo ndimo nimara kuyifatisha mu ntoki neza urabyumva neza nimara kuyifata mu ntoki neza noneho nzahita nzambwire birasa byibura mbereka ikimenyetso cy'uko ndi mukuri none se mama rwe urumva uretse kuba gushukwa urumva jyewe ntafite kubabarirwa koko wowe ntiwashukwa washukwa ndabyumva ese ko numvishije ngo na Latifa baramufunze nyina we baba bataramufunga Latifa arafunze urumva nyina rero yaratorotse ufite
ikihe kibazo hasi mbwira mbwira reka kurira hey. ntabwo ibintu byose ubuze nabyumvise sikuru gukomeza kurira akagenda ujye mu kazi byemeye kugenda igendere igendere ntabwo nzaguma yerega si kuvuga ngo nigendere Fuck. Uramuka wuriye indege kuri iriya ndege ukagenda ukansiga akanyuma y'ayo mezi atatu ntabwo nzaba nkihari uramuka ugiye ukava mu Rwanda akanongera uhita unyibagirwa asigaye wikunze aba kukwibagirwa wowe kunyibagirwa urumva bikoroheye maka amahitamo ni ayawe ndananiwe ese impungenge ni izihe ko mama yabaye umwana mwiza rero nta kibazo uzagira hano niba nabo bazakwitaho mama we nta kibazo dufitanye nta kibazo dufitanye pe n'amagambo ambwiye nayumvise kandi nayubashye amagambo mama wambwiye nayumvise ndetse nayashyize ku mutima akanuramuka ugiye amakana muntu ari sawa zaba bagihari babe kandi ntabwo nashobora basi nta hantu ndi bujye ntabwo ndi bugusaba nta kibazo ndabireka bashaka undi muntu bohereza niba namubura bashaka undi babigenza yaratorotse ariko kubera ukuntu uriya domine nyizera nimero ye ndayifite ibyo byose yashobora kuba yarakuyeho telefone ariko hari agatelefone twajyaga tuvuganiraho n'ubu muravugana umva turavugana wowe ugenda umbwirire birasa ko amakuru yose nyafite sibyo mbabara ndakugira avoka ibyo bintu byose ndabikora urabinkorera ahubwo reka kwereka ikintu cyatuma birasa kubabarira urumva nakwishima mana y'u Rwanda nakwishima ikintu ugiye gukora washatse uburyo wereka birasa ahantu dominanye sibyo nkubwiye se ngo umbere ambasaderi gende wowe ugenda umbwirire birasa umubwire ati nahuye navuga ambwira gutya na gutya kandi avugana na domine domine ryewe mfite akanimero duhurira ku buryo nyine wanajijisha mugahura wahamagaye polisi nashaka jewe n'ubundi bunamaze kuba umugambanyi ariko sinshobora kugambanira birasa reka urumva ko ndi no mu makosa si ubwo nuko haba ari ukugambana we si ndi mu makosa oya ntabwo ari ukugambana ubwo ikintu ugiye gukora ni uguhamagara domina sibyo akakubwira ahantu ari ubwo rero avoka ni gutyo nyine tugomba kubigenza waba ukoze cyane
oya nzabikora wowe humura birasa rwose azakubabarira ariko wampaye akanimero kawe gusa nanyiguhe hari ikibazo se nukuri reka nkure mu rufunguzo nanyiguhe ako ziko yanjye nari nsize nyicometse hariya kuri butike yarizimye kandi niyo nari ngiye kwishyurira mpa akanimero kawe rwose pe ngomba kukagura ahubwo mbipa mpita mboni yawe oya kwiyakese ngaho rero imana ikumugisha hita mbipa voka oya mbipa nk'ibireba kugira ngo mbone yawe ubwo ndahita nyibona uraza kuyumva ariko ibyo bintu bikurikirane nta kibazo avoka ndakuziye niwe ngiye gukurikiza oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje imana irakoze imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitadire iherezo